hari byinshi twumva ariko kandi bikadutera ubwoba, aho benshi muri twe tubyumvishije bituma turara tudasinziriye. Imbaraga z'imyuka mibi cyangwa se imbaraga za sekibi, benshi barabyemera ariko hariho n'abatabyemera. Mu bihe bitandukanye hari amasitade yagiye avugwaho ko hariho imbaraga z'imyuka mibi, aho abafana, abakozi ndetse n'abakinnyi bagiye babona ibintu bidasanzwe ndetse bisa n'amayobera, aho ari ibintu byagiye batangaza ariko kandi bikabatera ubwoba. Uyu munsi tugiye kureba amasitade 5 avugwaho imyuka mibi cyangwa se ibintu bidasanzwe. Ese wakwibaza ayo masitade ni ayahe, ari mu bihugu byinshi? Baza nibyo ugiye gusobanukirwa mu kiganiro njye mugiye kubana n'Izayi. Bahaye ikaze. Ku mwanya wa 5 na stade 5 zigaragarwaho imyuka mibi ndetse n'ibindi bintu bidasanzwe. Tugiye ku mwanya wa 5 tuhasanga stade ikipe ya Nottingham, akaba ari stade yitwa City Ground, akaba ari stade isanzwe yakira abantu bagera ku 30 barenga 445 byose. Akaba ari stade mu bihe bitandukanye aho abakozi bakora amasuku bagiye bumva amajwi asa nk'adasanzwe, aho bagiye bumva amajwi arimo abafana biyamira, abarira, ndetse bakekaga ko yaba ari abafana bagiye hanze ya stade, ariko bagera hanze ya stade bakabura abantu. Akaba byabaye inshuro zirenga 5 mu bihe bigiye bitandukanye, aho abantu byagiye batangaza ariko kandi bikabatera ubwoba, aho ino stade yagiye yumvikanamo abafana, by'umwihariko aba harimo amajwi arira cyane, aho byagiye bitangaza abantu benshi bagiye batandukanye. Tukomeje ku mwanya wa 4 turasanga stade ikipe ya Southampton yitwa St Mary Stadium, akora stade isanzwe yakira abantu bagera ku 32 barengaho abantu 184 bose. Nk'uko mwabyumvishe, akaba ari stade yitiriwe Mutagatifu Mariya nyina wa Yezu. Akaba ari stade itangaje, aho yagiye itangaza abantu benshi bagiye batandukanye, aho mu gihe cy'ijoro abarinzi bayo bagiye babona amatoroshi asa nk'umutuku amurika ku buryo budasanzwe, aho bagiye babona urumuri, ndetse ko umunsi umwe higeze kuba ikintu kidasanzwe mu gihe cy'ijoro, aho haje kuba umutingito, maze uwo mutingito ufata ikigo cya stade, aho abantu bari bahari baje gutungurwa ubwo basangaga hanze ya stade nta mutingito ugeze uhagera. Ni ibintu byabatangaje cyane, ndetse batangira gukeka ko muri stade haba harimo ibintu bidasanzwe bitewe n'urumuri bagiye babona ndetse n'umutingito, aho ari ibintu byabaye inshuro zirenga 10 byabonwe n'abantu benshi bagiye batandukanye, harimo by'umwihariko abakozi bakora amasuku muri iyo stade. Akaba byagiye bitangaza abantu benshi bagiye batandukanye. Ku mwanya wa 3 turasanga stade y'ikipe ya Liverpool, Anfield Road, akaba ari stade isanzwe yakira abantu bagera ku 31 barenga 276 byose by'abantu. Akaba ari stade yagiye ivugwaho imyuka mibi ndetse n'ubu ngubu bikaba bikiboneka mu gihe cy'ijoro, aho muri stade mo imbere abarinzi bayo bagiye babonamo ndetse bumvamo amajwi adasanzwe, abantu bakoma mu mashyi ndetse kandi babyina bafite morale idasanzwe. Bikaba ari ibintu byagiye bitangaza abantu benshi bagiye batandukanye, aho umunsi umwe umurinzi yavuze ko yigeze kubona abantu benshi bari ku murongo umwe bambaye imyenda isa, ariko akaba avuga ko uburyo yaridozemo bwo bwa mbere yari abibonye mu maso ye, aho uwo murinzi yagerageje kumurika itoroshi ariko ntibyagira icyo bitanga, aho bari mu kibuga ndetse batangira gukora ibintu bisa na siporo mu kibuga cya stade Anfield Road, ariko ibyo bikaba byaramaze akanya gatoya katagera ku masegonda 30. Akaba ari ibintu byatangaje abantu benshi, ndetse aho byatangiye kuvuga ko iyo stade ikibanza yubatsemo haba harahoze hacukurwa amabuye y'agaciro, hari ikirombe aho cyaje kugwamo abantu, bityo bikaba bivuga ko imyuka y'abo bantu ariyo yaba itera iyo stade. Ibintu byagiye bitera ubwoba abantu benshi bagiye batandukanye. Ku mwanya wa 2 tukaba tuhasanga stade ikipe ya Arsenal, Emirates Stadium,
akaba ari stade isanzwe yakira abantu bagera ku 60 barengaho abantu 704 bose. Akaba ari stade nayo iteye ubwoba by'umwihariko mu gihe cy'ijoro, aho iyo stade igaragarwaho n'abantu badasanzwe ndetse kandi bateye ubwoba. Abarinzi, abakozi ni abagabo kwihamya, n'ubungubu baracyabivuga, ubuhamya buratangwa. Iyo stade ikaba ikunda kumvikanwamo n'amajwi adasanzwe ndetse kandi bari kubyina, ariko kandi bafite imbyino zivanze n'amarira, ariko ururimi baririmba ntago bapfa kurumenya, ni ibintu byayoberanye rwose. Akaba ari stade twasanze ku mwanya wa kabiri kuri stade iteye ubwoba ndetse kandi zivugaho ko zibaho abazimu cyangwa se imyuka mibi. Ku mwanya wa mbere tuhasanga stade y'ikipe ya Sunderland, akaba ari stade Sunderland Light. Akaba ari stade yagiye ivugwaho ibintu bitari byiza banakana gatoya, aho umwe mu barinzi bayo Stephen Elliott yatangaje ko hari igihe kimwe muri korodori ari kugenda mu gihe cy'ijoro, ahubwo yaje kwibonera abantu bafite imiterere idasanzwe ariko kandi iteye ubwoba, maze yakwenda kubageraho abantu akababura. Ni ibintu byamuteye ubwoba ndetse bimutera n'ihahamuka rikomeye cyane. Ibyo kandi ntibyarangiye, aho abakozi ndetse n'abakinnyi ndetse tutibagiwe n'abafana baje gutangaza ko bagiye biyumvira mu bigiye bitandukanye amajwi adasanzwe y'abantu basakuza mu ndirimbo zigiye zitandukanye zirimo indirimbo z'ibyishimo, aho kandi bagiye babona urumuri rudasanzwe mu gihe cy'ijoro. Ni ibintu biteye ubwoba, ni ibintu benshi bagiye bagarukaho mu bice bitandukanye by'isi, aho abantu byagiye batangaza ariko kandi bikabatera ubwoba. Ngayo nguko iby'imbaraga z'imyuka mibi ziza mu mastade dukunda ndetse no mu makipe dukunda turi benshi, by'umwihariko ayo ku mugabane w'Uburayi, aho abantu benshi bagiye batandukanye bagiye batanga ubuhamya by'uko bagiye babona cyangwa se bakumva ibijyanye n'imyuka mibi. Ngayo nguko jye bategura ikiganiro kandi bakibagezagaho, ni Izayi nkomeza kwifuriza amahoro y'Imana, naho ubutaha. Ciao ciao. Komeza kandi gutsuka na subscribe, like, comment na share kugira ngo tujye tubana ibiganiro byinshi biri imbere kandi byiza.